Cafe Energy. Cafe Energy ni ikiganiro kigufasha kuba icyitegererezo mu guhamya intego z'icyerekezo ku murimo. Cafe Energy yubakira ku mateka y'ababaye indashyikirwa mu bikorwa byabo. Cafe Energy. Ndakwifuriza ibihe byiza wowe wahisemo neza ugahitamo gutega amatwi Energy Radio, by'umwihariko ukaba utagomba gucikwa n'ikiganiro Cafe Energy ukurikira buri munsi guhera ku munsi wo kuwa mbere kugera ku munsi wo kuwa gatanu w'icyumweru, guhera ku isaha nk'ingi ya saa 12:30 kugera saa 1 za mu gitondo. Ngiye urimo kuguha ikaze nanone, nitwa Olivier Nkurunziza. Uyu munsi tugiye kuganira ku buryo bwiza dushobora gutera imbere tubikomoye ku muryango, n'uburyo twubatse umuryango wacu ndetse n'uburyo twawuteganirije mu hazaza habura umwe ugize umuryango. Reka tuze kuganira aho kwiyubaka bishobora gutangirira kandi bikatugirira akamaro. Wigeze wumva cyangwa ubona business runaka ikoramo abantu barenze umwe bo mu muryango umwe? Ni henshi uzabibona, bamwe bakabiha inyito ngo iriya business ishingiye ku cyene wabo. Gusa uretse gukomeza kwivuna no gutakaza umwanya ubivuga, burya nawe ubisuzumye neza, abo mu muryango wawe ntiwakwishimira ko bandagara ufite aho bashira. Ndavuga ko utakwemera ko kubona nta kazi bafite kandi ufite aho wabahengeka cyangwa wabashyira kugira ngo bagire ibyo bakora. Ibi ntabwo bivuze ko business igomba gushingira ku muryango gusa, kuko hari ubumenyi nanone bukenerwa kuri buri wese ushyirwa mu mwanya runaka muri buri business. Uyu munsi turabasha kumenya ibyiza byo kubaka neza umuryango unakurira muri business ukora. Wowe unteze amatwi muri aka kanya, uyu munsi mu kiganiro Cafe Energy uze kuntiza yawe gusa. Ibyirimo ube ubisubitse, ndifuza ko waba usa n'untije yawe ugasubika ibyirimo gukora kugira ngo tuganire kuri iyi nkuru muri iki kiganiro uyu munsi. Hanyuma uze kumva uburyo bwiza umuntu ashobora kwiyubakira umuryango mwiza kandi akanawubakira muri business akora cyangwa muri business. Ubwo ni uburyo bumwe, ariko turi buze no kuganira ku bundi buryo ushobora kubaka umuryango uzibeshaho, uzagira icyo wigezaho bitewe n'uburyo wawuteganirije. Tugiye muri iki kiganiro tugiye kwifashisha inkuru y'umugabo wubatse ibigwi byo kuba we ubwe agaragara nk'uhenze kandi akaba anahenze koko, naho aba harahenze ndetse agatanga ibihenze kandi byiza. Yubatse ibintu ku buryo iyo uguze ikintu cye rimwe uhita ushishikazwa n'ibindi akora cyangwa kugura n'ibindi byose inganda ze zikora. Byonyine kugera aho business ze zikorera haba harangwa n'ibishushanyo bigukururira kwishimira ibyo wagiye kugura, ku buryo uzararikira n'undi wese, ku buryo uzabwira n'undi wese ko agomba kugana iyo business y'uwo mugabo. Uyu mugabo tugiye kuganiraho afite uruganda rukora ibirungo by'umubiri byakoreshejwe n'ibyamamare nka Rihanna. Uyu mugabo kandi yayoboye ihuriro nanone rifite ibitangazamakuru bikomeye. We ubwe yivugira ko yafatiye urugero ku bandi akabibyaza umusaruro nka Warren Buffett ndetse na Steve Jobs. Icyo yabigiyeho ni uburyo bwiza bwo guhanga ibitandukanye nk'uko nabo babikoze, ndetse no gukora ibintu bizahora bikenewe ku isoko mu gihe kirekire. Mbese akaba ari bya bintu abantu batarambirwa cyangwa bidahararukwa, abantu badashobora guhararukwa. Agakora ibintu ku buryo abantu bazahora bifuza buri verisiyo yose yasohotse cyangwa buri kintu cyose gishya bakoze. Abantu bagahora bakifuza, bagahora bafite amatsiko ngo ese ejo bundi noneho bazakora ibiki kugira ngo natwe tuzagere ku isoko tubashe kubigura. Ahanga ndacyarimo kuvuga ibigwi by'uyu mugabo tugiye kuganiraho. Kugeza mu mwaka wa 2018 yari umukire wa mbere ku isi mu bacuruza imyambaro.
kuko imyambaro we ubwe acuruza yari ifite agaciro k'amafaranga akomeye cyane, ariko by'umwihariko icyo gihe yabarirwaga mu baherwe bakomeye cyane no mu isi. Icyo gihe ibijyanye n'imyambaro byonyine byari bifite agaciro ka biliyoni 84 z'amadolari zirenga muri uwo mwaka. Muri uwo mwaka kandi wa 2018 yariwe mukire wa kane ku isi yose mu bafite ubutunzi bwinshi. Uyu mugabo yagiye yagura ibikorwa mu Burayi mu bihugu bitandukanye, nuko ibyo byose yabikoraga kugira ngo agende nyine yagura ubucuruzi bwe n'ibikorwa bitandukanye akora, bitandukanye nuko mbere yari yaratangiye abikorera mu gihugu cy'Ubufaransa honyine. Ni umugabo wakoze uburyo agirana ubucuti n'abakuru b'ibihugu cyane cyane kugira ngo yoroherezwe mu bijyanye n'ubucuruzi bwe. Uyu mugabo arakomeye cyane ku buryo yubakishije inzu ndangamurage mu buryo bugezweho. Umva uko yabigenje. Yafashe uduce dutandukanye yubakamo inzu, ibice binini byazo bikaba bigizwe n'ibirahuri, ariko by'umwihariko hakabamo ikoranabuhanga ridasanzwe. Abahanga mu bijyanye n'ikoranabuhanga bubatse uburyo ushobora gusura igihugu mu buryo bwa 3D. Urwo ni nk'urugero ntanze, igihugu cyose ukaba wagisura muri 3D utabashije kuva aho uri, ukaba uri ahantu hamwe ariko ugatemberezwa igihugu cyose, byose bikajyana n'ayo wishyuye, bakagutembereza aho ushaka kureba. Wowe uragenda wagera muri izo nzu cyangwa muri iyo nzu yabugenewe, bakaguha ibijya gusa n'indorerwamo, bakagutembereza muri 3D ahantu hagiye hanyuranye nyaburanga bijyanye n'amahitamo yawe. Niba ushaka kureba aho inyamaswa ziba, niba ushaka kureba ahantu hose nyaburanga, rwose bakahakwereka imijyi ndetse n'ibindi byinshi, ukaba wabasha kubibona muri iyo 3D. Nizo nzu ndangamurage zigezweho kuri uyu munsi. Abantu kuri uyu munsi bakoze uburyo ushobora gutembera ahantu utahagiye, ukahatemberezwa muri 3D, ukabasha kuba wabona ibice bitandukanye bihagize mu ikoranabuhanga rigezweho. N'uyu mugabo rero yubatse amazu atandukanye arimo ikoranabuhanga rya 3D, abantu bakaba babasha gutembera hirya no hino muri iryo koranabuhanga we yashyize muri ayo mazu ye, bakagera gusa bakabatembereza aho bashaka kujya hose kandi batabashije kuva aho ngaho bari. Aho ngaho ho yahashoye arenga miliyoni 143 z'amadolari y'Amerika. Uyu mugabo kandi afite ikirwa gifite agaciro kangana na miliyoni 35 z'amadolari y'Amerika muri Bahamas mu majyaruguru y'Amerika. Uyu mugabo yagiye akoresha ibyamamare bikomeye hirya no hino ku isi bakamwamamariza imyambaro ye. Yakoresheje ibyamamare nka Kanye West wamamaje cyane iyitwa Louis Vuitton igihe kirekire cyane. Uyu mugabo ntabwo asanzwe kubera ko azi uburyo bwo kwishimisha, ku buryo yashatse abamutoza piano igihe ari kuruhuka, nawe akajya yicurangira mu gihe abishaka. Birumvikana arimo kuruhuka nanone. Gusa ibyo ngibyo maze kuvugaho ni nk'agatonyanga mu nyanja k'ibyo atunze byose. Ese ubundi uyu ninde? Umuntu navuzeho ibyo byose, wikwijeho ibyo bintu byose, wageze kuri ibyo byose, ninde? Yitwa Bernard Jean-Etienne Arnault. Uyu yabaye umuyobozi wa LVMH. Ibise byo bishatse kuvuga iki? Uri buze kubisobanukirwa muri iki kiganiro Cafe Energy, ndetse n'uburyo yageze ku byo twavuze haruguru byose. Ariko nanone tuze kubyibuka neza, hari n'icyo twamwigiraho mu nama tugira, by'umwihariko ku buryo twubaka umuryango uzagera ku iterambere, by'umwihariko tukabinyuza no muri business. Ushobora kuba ufite business uyu munsi, ukubaka umuryango uzakurira no muri business yawe. Utanakuriye muri iyo business, ukubaka umuryango uzakora ufite intumbero nziza imbere, ku buryo bose ububakamo ubushobozi bwo kuzakora ibizababeshaho cyangwa ibizabatunga mu gihe kiri imbere.
reka tuze kuganira ku nkuru y'uyu mugabo, tuze kuvuga ku buzima bwe ndetse n'ibyo yadufasha mu kwiteza imbere ubuzima bwacu bwa buri munsi, nk'uko mu kiganiro FMTV twubakira ku mateka y'ababaye indashyikirwa mu bikorwa byabo bakadufasha mu guhamya intego z'icyerekezo ku murimo. Yewe nanone urimo kumva nitwa Olivier Nkurunziza. Uyu Bernard Arnault yavutse mu mwaka w'1949. Yavukiye mu gihugu cy'Ubufaransa. Yavutse ku babyeyi bari bifashije muri icyo gihe, aho ise umubyara yari afite kompanyi ikomeye yabwite ikora ibijyanye n'ubwubatsi, ndetse na nyina akaba yari umwe mu bagore bahagaze neza mu bijyanye n'ubukungu icyo gihe mu gihugu cy'Ubufaransa, cyane ko yari umwe mu bacuruzaga ibyo twagereranya n'imiringa. Uyu mugabo yize amashuri abanza mu mujyi uherereye mu majyaruguru y'Ubufaransa witwa Loba, ku kigo cy'amashuri abanza cyitwa Lycée Massens Van de la Merche. Yize amashuri yisumbuye yiga mu mujyi wa Lille, nanone ni mu Bufaransa. Ubwo yari afite imyaka 22 y'amavuko nibwo yasoje icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bijyanye n'ubwubatsi muri École Polytechnique. Icyo gihe yahise atangira gukorera se, kuko nawe ubyibuke niyo business yakoraga. Ise yari afite kompanyi ikora ibijyanye n'ubwubatsi. Umuhungu we nawe turimo kuvugaho uyu Bernard, nawe nibyo yarangije muri kaminuza bijyanye n'ubwubatsi. Icyo gihe yahise atangira gukorera se, kuko nawe nibyo yihuguriyemo. Muri make twavuga ko umwana yari arimo gutera ikirenge mu cyasi. N'umwana wagaragarije ise umubyara icyo ashoboye mu gihe batangiye gukorana. Hanyuma nyuma y'imyaka 3 yonyine yaje kumuha umugabane munini muri iyo kompanyi bari bafite, biza no kurangira ari wagize umuyobozi. Nyuma y'ibyo yaje gutangira kwinjira mu bijyanye n'igura n'igurisha ry'imigabane ryamwaguriye imbibi, ku buryo yatangiye kugenda akuramo izindi business abenshi tuzi zose, ndetse aza no kugura imigabane mu cyitwa Moet Hennessy Louis Vuitton. Aribyo twavuze haruguru, uze kubyibuka neza, mu mpine ni LVMH, Moet Hennessy Louis Vuitton. Ibyo ngibyo uzagenda ubibona henshi cyane ku isi, kuko ari iby'umuherwe kabuhariro, ariko nanone akaba ari ihuriro rikora iby'agaciro, ibi basora produits zihenze cyane ku buryo udashobora kubabura hirya no hino ku isi. Hari uzabona iyi brand ya Louis Vuitton uzayibona ku myambaro, ku bikapu, no ku bindi byinshi, no ku nkweto kuko barazikora n'ibindi byinshi bitandukanye. Iyi Hennessy yo rwose abenshi dushobora kuba tuyizi kuko ni kinyobwa, ariko uribuze kumenya ngo iyi Moet Hennessy Louis Vuitton ikubiyemo ibiki. Iri wundi ni ihuriro ry'abaherwe b'Abafaransa b'abanyamigabane, by'umwihariko bacuruza iby'agaciro gakomeye cyangwa ibihenze cyane, ibyo bita ama luxury goods. Niho uzasanga amayoga ahenze nka Hennessy, imikufi y'agaciro, imyambaro ihenze cyane nk'ikorwa n'uru ruganda rwa Louis Vuitton, ndetse n'ibindi. Rwari nk'urugero, ariko burya twebwe Hennessy tubona ahangaha iwacu burya nizihendutse, kuko hari izavamo ikibanza n'inzu. Ndavuga izifite agaciro ko kuvamo ikibanza n'inzu. Hari nk'iyitwa Hennessy Ellipse, igura amadolari ibihumbi 12, ibaze nawe ibihumbi 12 by'amadolari. Tugeranije mu mafaranga yo mu Rwanda, urumva ko bijya kungana na miliyoni 12 z'amafaranga y'u Rwanda ku icupa rimwe. Hari n'izindi luxury goods zihenze cyane, ugasanga icupa ry'inzoga rifite litiro 6 zonyine rigura amadolari 500.
no ndavuga n'amadolari 500 ntago ari amadolari 500 yonyine. Icupa rimwe rya litiro 6. Gusanga mu gihugu cy'Ubufaransa muri iyi Louis Vuitton Moet Hennessy bacuruza ibicuruzwa byo mu bwoko butanu. Bacuruza ibicuruzwa byo mu bwoko bwa wino na rikeri, imyambaro ariko by'umwihariko ikozwe mu ruhu. Bacuruza amaparufe ndetse n'amavuta atandukanye ariko ahenze y'agaciro gakomeye, amasaha ndetse n'imikufi ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Ariko byibuke ibyo bita ama luxury goods ni ibicuruzwa nyine by'agaciro kadasanzwe, ni ibicuruzwa bidasanzwe nyine bihenze cyane ku isoko. Uzajya kubona ukabona niba bacuruza iyi mikufi twavuze ndetse n'amasaha, ugasanga bikozwe muri zahabu, ugasanga nyine ni ibintu by'agaciro gakomeye, ugasanga ntago ari ibintu buri wese yabasha kwigondera cyangwa yabasha kubona bimworoheye. Iyi ngiyi ni imwe muri kompanyi zikora zikanacuruza ibintu by'agaciro kanini ku isi. Ni kompanyi yashinzwe mu mwaka w'1987, ishingwa n'abanyamigabane batandukanye. Biza kurangira uyu mugabo turi kuganira witwa Bernard Arnault yihariye imigabane myinshi, ibintu byaje no kurangira ari ubaye CEO cyangwa umuyobozi mukuru w'uru rugaga rwose, kubera ubwinshi bw'imigabane ndetse n'uburyo ashakira isoko ibicuruzwa bye. Ni kompanyi yateye imbere abikuye mu migabane yagiye agura mu zindi kompanyi zari zikomeye muri icyo gihe, nka kompanyi nyinshi yagiye aguramo imigabane nk'iya Guinness. Iyo yatangiye agura imigabane minini cyane, aho yatangiye agura umugabane ungana na 24% by'umugabane, ungana na biliyoni 1.5 y'amadolari. Ibyo byose yabikoraga kugira ngo bazamwungukire menshi mu gihe runaka, hanyuma nawe azabibyaza umusaruro abashe kwagura ibikorwa bye. Ibyo ngibyo nibyo byakomeje kugenda bimuha ubushobozi bwo kugera kuri byinshi yagezeho twavuze haruguru, biza kugira ubwo agera ku mwanya wa mbere nk'utunze amafaranga menshi ku isi, kuko yigeze kuba uwa mbere. Uyu mugabo yagize umuryango nanone, nubwo twavuze ku bijyanye n'ubucuruzi bwe, ariko yanagize umuryango we ku giti cye, aho yashakanye n'umugore witwa Anne de Walvin. Babyarana abana 2, umuhungu n'umukobwa. Baza no gutandukana nyuma yaho, batandukanye bamaze imyaka 27 babana. Nyuma yaje gushakana n'undi mugore witwa Helen ukomoka muri Canada, akaba yari mwiza mu bijyanye no gucuranga piano. Bakaba barabyaranye abana bagera kuri 3. Uyu mugabo turimo kuvugaho Bernard Arnault, kugera mu myaka y'2021 yaramaze kugira imyaka 72 y'amavuko. Yabarirwaga mu batunze akayabo k'amafaranga atari makeya, kuko kugera muri 2021 yaratunze, Forbes yagaragaje ko atunze biliyoni 194.3 z'amadolari y'Amerika. Murumva ko uyu mugabo rwose afite ubutunzi budasanzwe, atunze rwose by'agaciro gakomeye cyane. Ubundi bavuga ko ngo iyo babivuga neza baravuga ngo ni umugabo wayoboje inkoni bageranije n'icyuma, ubukungu ndetse n'abaherwe bose bo mu Burayi, bo ku mugabane w'Uburayi by'umwihariko. Mu gihugu cy'Ubufaransa ho rwose ni ibintu toto, kuko niwe rwose wakomeje kuvuga rikijyana bitewe n'ubukungu afite ndetse n'ubucuruzi bwe bukomeye cyane. Ariko ntabwo ari aho honyine, kuko rwose no ku isi yose n'umwe mu bakomeje kuvuga rikijyana bitewe n'ubutunzi bwe budasanzwe. Uyu mugabo rero twabashije kuvuga kuri bike cyane ku byamuranze, ku butunzi bwe, ku bikorwa bye, ariko nibura izo ncamake zabashije kutwereka ishusho rusange. Ariko hari inama atugira, hari byinshi uyu mugabo atugiramo inama y'uburyo twakwiteza imbere bihereye mu muryango wacu. Byose yagezeho avuga ko abikesha umuryango. Niba mubyibuka neza, yatangiye akorera iwabo, yatangiye akorera
ise yari afite kompanyi ikora ibijyanye n'ubwubatsi, nawe yiga ibijyanye n'ubwubatsi, atangira akorera ise, aza kuzamuka, aza no kugira ahatangira kwikorera ibyo ku giti cye. Reka noneho tuze kumenya ngo ese ni ubuhe buryo avuga ko ibyo yagezeho byose abikomora ku muryango, ngo byose abikesha umuryango. Uyu mugabo avuga ko iyo uri mu muryango uba ugomba kwita ku bintu bibiri. Nyaboneka wowe urimo kunyumva kuri uyu munsi, ibi bintu uze kubyumva neza, uze kubyitaho neza. Nawe hari ibyo byagufasha mu kwagura umuryango, ariko nanone uwo muryango wagura ukaguka muri byose, ukaguka mu bwenge, mu bumenyi, ariko nanone ukazakora ku buryo uwo muryango uzaguka no mu bijyanye n'ubukungu. Ibyo bintu bibiri ugomba kwitaho mu muryango. Ikintu cya mbere ugomba kwitaho ni ugutekereza mu gihe kirekire. Ni ugutekereza umuryango mu gihe kirekire. Ugomba kugira umuryango nibyo, ariko ugatekereza ngo ese uko nkomeza kwagura umuryango bo bazaguka gute mu bijyanye n'ubushobozi. Icyo kintu muri kucyumva, urimo kucyumva wowe nshuti unteze amatwi. Kwagura umuryango bijyana no kwagura ubushobozi muri uwo muryango. Ubundi wowe uzabafasha iki? Ibi hari benshi mu byibeshyaho ku kijyanye no gutegurira umuryango. Nubwo buri wese ageraho byitwa ko yimenya, ariko hari iby'ibanze ategurirwa mbere. Icyo ngicyo nicyo avuga ngo iyo utegurira umuryango, iyo utekerereza umuryango, ugomba kuwutekerereza mu gihe kirekire, kitari cy'uyu munsi ngo uvuga ngo ubu ngubu ngo rwose ngo ni guharanira ko twareba uko tutaburara ngo twabona ibyo kurya. Oya, ugomba kuvuga ngo niba ushaka kwagura umuryango, urawagura mu buhe buryo? Ese urawagura mu buryo bwo kuba umubare mwinshi gusa w'abagize umuryango, ejo bundi bazabe bandagaye ku muhanda, bazabe ntacyo bigejejeho? Ibyo ngibyo nabyo ugomba kubitekerezaho. Ikintu cya kabiri ugomba kwitaho ni uburyo ushobora kubatwara mu nzira iganisha ko uzanabaho ibyo gukora. Ndavuga wo mu muryango. Ubwangaha birareba cyane cyane wowe mubyeyi urimo guteganiriza ejo heza umuryango wawe. Birashoboka cyane ko bagukorera cyangwa ukabashakira ibyo bakora. Ndavuga bo mu muryango. None se ibyo bidakozwe, waba ukomeje gushaka umuryango kugira ngo urubyaro urujugunye rwishakira imibereho? Ugomba kubaho uri umuntu uhangayikiye cyane umuryango wose. Binashoboka ko niba nugira inama abana bawe ibyo bagomba kwiga cyangwa kwihuguramo, ukareba bya bindi koko bijyana naho wababoneye isoko na mbere y'uko batangira kujya kubyihuguramo cyangwa bajya kubyiga. Ibi ngibi bijyana nuko uzasanga ejo n'ubundi uhategura uyu munsi, ntabwo uhategura wahageze. Ntabwo umwana wawe amashuri agiye gutangira kwiga, cyangwa iyo urimo kumutegura uri kuvuga ngo ngiye kumushyira mu ishuri, ni byiza uri kumuteganiriza ejo heza, ariko se tekereza n'uburyo niba agiye kwiga ayo mashuri ye, utekereze neza uvuge ngo ese aya mashuri agiye kwiga narangiza ndateganya ko azakora iki, kandi ukabikora nkaho neza ayo mashuri narangiza azahita abona icyo gukora. Kuko nyine ugomba kwiha intego, ariko ukiha intego inashoboka. Ntuvuge ngo reka noneho ngo nteganirize ngo umwana wanjye ngo ibyo ari byo byose ngo ntazabura icyo gukora. Kubera iki uri kuvuga ngo ntazabura ibyo gukora? Wowe muteganirize uteganya ko azarangiza akabona icyo gukora. Iri niryo tandukaniro riza hagati ya wa wundi ukoresha bo mu muryango nta n'ubumenyi bafite mu byo barimo gukora, na wa wundi ushobora kubona koko yarahaye akazi abo mu muryango we, ariko nanone babikwiriye. Kuko hari abantu kuri uyu munsi bafite business zitandukanye zikoramo abo mu muryango we, ugasanga hirya barimo kumuvuga ngo ubuse ngo kubera iki, ngo reba ngo uriya muntu ngo business ye ngo yihariwe ngo nabo mu muryango we. Nibyo, nabo mu muryango we, ariko nuza gusanga ari abo mu muryango we bafite n'ubushobozi bwo kuba bakora ibyo bakora, aho ngaho nta kibazo kirimo.
kubera ko nawe ubwawe ntabwo wakwishimira kubona abo mubana mu muryango umwe cyangwa abagize umuryango wawe bari kwandagara kandi ufite aho wabahengeka cyangwa ufite aho wabashyira. Ariko itandukaniro riza kuba ahantu hamwe. Hari abakora amakosa bagafata mu muryango bakabashyira muri bizinesi zabo kugira ngo gusa babone akazi, rimwe na rimwe nta bumenyi nta n'ubushobozi bafite bwo gukora ibyo barimo gukora ako kanya muri iyo bizinesi. Ese ko ushaka kugira umuryango, ndavuga urubyaro, ejo habo hazaba hameze hate? Ushishoje neza uze kubyibazaho, ndetse nawe ufite umuryango uhangayikire cyane. Buri wese uharanire ko wakwereka inzira buri umwe, ubone imujyana mu kazi, ubone izamwerekeza mu kazi. Niba uri gutegurira umwana wawe amafaranga y'ishuri, nibyo koko uzamwishyurira amashuri, ariko najya kwiga ibyo azajya kwiga, kuko nawe uzamufasha wenda guhitamo, nubwo nawe hari igihe azihitiramo, ariko umutegurire ku buryo ibyo yakora byose, ibyo yakwihuguramo byose, ibyo yakwiga byose bizamuganisha mu kazi. Niba ufite na bizinesi yawe ubona ifatika, ubona umwana wawe ayizamukiyemo cyangwa umuryango bayizamukiyemo, kuko si umwana wawe gusa, aho umuryango hagize uyizamukiramo wenda mu mari kuzamuka, yamuteza imbere. Ariko nanone ukabinyuza mu buryo bwo kubanza yihugurira ibyo agomba gukora mbere yo kubikora. Uzabikore, kuko ni uburyo bwiza bwo kubaka umuryango no kubakira ubushobozi. Uyu mugabo witwa Bernard Arnault atugiramo inama, ari nabyo yavuze ati ngewe ibyo nagezeho byose mbikesha umuryango, kuba naragize umuryango mwiza wanteganirije, bakanyereka inzira nzanyuramo kugira ngo nziteze imbere, nanone nanjye mbigezemo mbibyaza umusaruro, biza gutuma ngera kuri byinshi nagezeho kuri uyu munsi. Mwa bantu mwe murumva ibyo bintu atari byiza? Nimubasha kubikora rwose muzateganiriza umuryango mu byiza kandi no mu bintu birambye bifatika bizawuteza imbere. Ibyo ngibyo nibyo nkwifurije kuri uyu munsi, wowe twabanye mu kiganiro FMTV. Hanyuma ndakwifuriza kuza kugira umunsi mwiza. Niba wageze ku murimo, ndakwifuriza kurangwa n'umurimo unoze. Niba kandi uri kwerekeza ku kazi kawe k'uyu munsi, uze kugakora neza cyane ku rwego nawe wishimiye ko urimo kugakoraho. Burya hari igihe ukora akazi ariko ugasanga nawe nubwo uri kugakora ukuvuga ngo nubwo ndi gukora aka kazi ndi kwikiza, cyangwa ugasanga uri gutanga serivisi runaka ku bantu runaka, ukavuga uti nubwo ndi kubaha serivisi, nanjye ubwanjye mbaye ari ngewe ujya kuyisaba, ntabwo naba nishimiye uburyo ndi kuyitanga. Ibyo ngibyo uzabirwanye ndetse ubyirinde. Ngewe nitwa Olivier Nkurunziza. FMTV ni ikiganiro ngaruka munsi guhera kwa mbere kugera kwa gatanu w'icyumweru, guhera saa 12:30 za mu gitondo kugera saa 1 za mu gitondo. FMTV. Ikiganiro FMTV ni ingaruka munsi kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, guhera saa 12:30 kugeza saa 1 za mu gitondo. Ni kuri Energy FM 88.8, radiyo y'icyitegererezo. FMTV.